reka rero tugusuhuze cyane wowe utubwire uko wakiriye kuba ikipe ya Rayon Sport wari umuyobozi wayo amaze kwigizwa ku ruhande. Banza tubwire amazina yawe. Nkuko bisanzwe nitwa Boringo Sankara, ariko nta kiganiro buri gihe natangira kijyanye na Rayon Sport nabanje kuririmba agace gato y'indirimbo yubahiriza Rayon Sport nkuko abarero twabigize umuco. Rayon ni wowe dukunda, na yindi kipe yamba ku mutima. Rayon, 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 horana imana ubutwari n'intsinzi. Oh, Rayon, Rayon. Ibi byishimo ni ibyiki mu by'ukuri, niki kibashimishije? Ibi byishimo ukuntu biba bimeze ntago wareka kwishima. Uwumvishije inkuru nziza iturutse hano muri Arena, muri Kigali Arena, ukumva inkuru nziza perezida w'igihugu aravuga ati ndaje banyenyanza namwe bare siporo, akongera ati ndaje mbikemure. Ministeri y'umuco na siporo n'ubwo itakiri ubungu isigaye yitwa Ministeri ya Siporo, akabivugaho akabikemura neza. Ubungubu nawe uri umunyarwanda ahuri wakwishima. Ubu twebwe impamvu mudusanze hano nuko twishimye kandi twishimiye ikintu twumvishije mu kanya gato. Ubundi baravuga ngo bomu ya ripuka, babwire man nkaba nitwa Boringo Sankara, igikaka igikanu cy'imfizi intare zibona zigahunga ibikona bigakwira imishwaro. Nkaba ngira ngo mbamenyeshe ko twari tumaze iminsi dufite ikibazo cya corona ari rusange mu isi yose, ariko corona twari twariteye nk'abariyo ndabona igisubizo cyabonetse. N'ahandi rero twagikuye muri ministeri, tugikura muri RGB, tugikura muri Ferwafa. Aho hose rero kubigendeye ku buyobozi bwiza bw'igihugu dufite n'uburyo umusaza yumvisha agahinda k'abareyo, ni ukuri ikinyoma kigiye ahagaragara, kiratangajwe kigiye ku ruhande. Bityo rero twebwe nk'abareyo ntitwashakaga kumva ko twahora dufite agahinda n'ipfunwe ryo kumva ko twitwa abare kubera Sadati. Sinatinya kumuvuga ko ni umuyobozi w'ikinyoma yaraje twishamo ku buryo nanisasire nabona umwanya wo kumva ko Sadati yavuyeho, ahubwo ngenda nageze ikirego mu nzego zibishinzwe, kuko Sadati yababaje abareyo cyane, yababaza abasaza, babaza abana, babaza ababyeyi. Nukuri ndababwiye ngo ngiye nka Boringo ndarisubiramo, nimara guguka neza nkatuza Sadati ndamujyana mu buyobozi, kuko ntabwo bigarukira ahangaha. Hanyuma tubwire ukuntu umenye ino nkuru, ukuntu hise uzabigenze bite? Itangazamakuru ryabaye ryiza mu gihugu, kandi turashimira na leta yemereye itangazamakuru kugira ngo rikore. Mu by'ukuri nge narinda ahantu ndimo ndasudira, niko kazi kanjye. Ngiye kumva numva inkuru nziza ya yindi nagereranya nk'ababyeyi banjye bumvishe bambyaye ndi umuhungu ndi imfura yabo. Numva inkuru nziza iturutse hano muri Arena y'igihugu, stade nziza cyane y'icyitegererezo dufite hano mu Rwanda. Ni ukuri nanababwije ukuri, uretse ko nari no kote nkuyamo isogisi wareba ikirenge cyanjye kuntu kimeze, ntabwo niteye kubwo gukaraba. Numvishe ko kuba nambaye brebra ari bwo butwari bwo kumva ko ndabamagaze hose ndabashikamye, kandi ndabashimira namwe banyamakuru mwazindutse, ibyo mutubaza turabibasubira. Tubwire nk'ibintu bitanu bikushimishije cyane kuba Saida atavuye. Tubwire nk'ibintu bitanu yakoze ku buryo byakubabazaga umutima. Merci, urakoze kumbaza. Ibyo ni ibintu bizwi n'abana bato barabizi. Ndashimira Sadati, stade nziza cyane yatweretse kuri hariya i Nyamirambo. Ndashimira Sadati inda nini yagize kugira ngo fan club match generation ye kudafasha Sarupongo nk'umukinnyi watwitangiye murabizi, ubwo yamukuraga ku rutonde rw'abakinnyi bagomba gufashwa. Ndashimira Sadati kuba yarashyize abakinnyi bacu hanze bakagaragara nabi. Ndashimira Sadati muri komisiyo yari yarahawe cyangwa se yari yaroherejwemo yo gufata abakinnyi beza ngenderwa akabagurisha, agafata abayanika akabatanga, akamenesha barutanga, akamenesha baradu, yarangiza akavuga ngo agiye kuzana Rayon Sport ngo ijya itahiganwa, ahubwo arashaka kubaka Rayon Sport. Nyamara twe ntabwo twa tuzibiri inyuma, mu mutima we icyo yishakiraga ni inyungu ze bwite, ntabwo arebaga inyungu z'abariyo rusange. Sadati ibyo ndabimushimira n'igishushanyo mbonera cye rwose yarakitweretse, turishima Nyamirambo. Ibyo yaduhaye ni byinshi, niyigendere, ibyo nibyo mushimira. Uko icyo mugayira ikibazo si bisi ubundi Sadati ndagira ngo mbwira bose barahangangiye Boringo nta kazi ngira gakomeye, ariko ubu ngubu nemeye
isa n'isa kuvuga ngo dukore fundraising ndashyiraho 20,000 zanjye bapfa kunyereka konti ariko hari ya mafaranga za MK kadi ziwe akajya kurega za Skoro akarega abandi bafatanyabikorwa yiyibagije ko nawe yaje nk'umufatanyabikorwa ibi byakabikingira ikibaba ibyo byose byarimo uburyarya no kugira ngo ikore business acuruze ariko Imana ibonye ko Rayon Sport atari yo gucururizwamo cyangwa se ngo Sadata izamukiremo mu bwo ku nyungu ze bwite. Tubwiye nawe uko wabyakiriye Sadata nta kiza na kimwe umwibukaho. Murakoze cyane banyita nkunda mace w'ikirinda wa Kirindinyo ngeho yarangeze habi yirirwaga nteza abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga baziyitirira birirwa banuka ngo turi mu ishyamba ngo turi muki ubu Imana ubundi Imana ikwicazanya n'ibikonkomangoma urumva buri umuntu natareba inyungu z'abantu benshi akareba inyungu ze icyo gihe ntago abareba uwite kuko yaremye abantu akavuga ati mwese mubeho neza kandi mwishime ubu ibyishimo twari twarabuze kuba ubona twuzuye ahangaha nuko ari uko twishimye ubu ntago wayoberwa ntago wafata umuntu ngo mwite igisambo ahubwo ari we gisambo ubu ni gute wakwibagirwa ibyishimo twagize ikipe ikajya mu matsinda ikipe ikajya muri kimwe cya kane imihanda yose muzabaze n'abamotari ababyeyi bagafata igiburyo ukareba ibintu abantu bakoze ukabitesha agaciro ukavuga ngo ibiki n'ibiki turababaye reka nongere mbikubwire ikipe ubu se ikipe wayimanura ukayishyira mu cyiciro cya kabiri ya siporo itariho ubundi ubwo umupira wakinwa gute vugisha ukuri nawe ndakubajije uri umunyamakuru ubaho ikipe yarigeze ntiwareba ubu se nta maso mugira ubu se nitureba hanyuma reka dusabe abantu muri ahangaha turi mu cyorezo cya corona mukwiye kukirinda muhari intera mbere ko dukomeza muhari intera muhari intera atagira unyanduza shyiramo metero wese ashyiramo metero bitabaye ibyo turarekera aho ngaho kandi dushaka kubigaragaza nta metero iribaho birababaje rwose n'akametero rwose dushyiramo akametero mu by'ukuri ariko ndakumva neza ni ukuvuga ngo njyewe nanjye ubwanjye mpagaze ahangaha umutima wendaga guturika urumva umuntu yendaga guturika ibazaho umubyeyi ajya kwa muganga ariko bigisa akavuga ati ariko Imana izamfashe nzaruhuke mbona umwana wanjye mbona Sadata atakiriho ukibaza umuntu ukibaza se ubu koko imitima y'abanyarwanda ntigaragara ngenda ndashimira nyakubahwa perezida wa Repubulika urumva nkashimira na minisitiri RGB niba koko babishyize ku murongo bati uyu muntu azengeza abanyarwanda ubundi ni gute umuntu aba aruta corona abantu akaruta corona episode urumva atari ikibazo koko ni ikibazo gikomeye reka twakira no undi muntu ufite ikarita ya Rayon Sport jewe ndakubwiza ukuri urumva ubu ngubu agahinda ubu ngubu kose karashize ubajije aba bantu bose ureba ukuntu tungana urumva turababajije cyane urumva byumve cyane abantu bose umumotari gira hino nawe utubwire ibintu byose umuntu avuze yavuga byinshi ariko Imana ishimwe rwose wowe witwa nde motari wowe witwa nde nitwa Munyaneza Onesiforo bakunda kwita Koroneri ndi umufana wa Rayon Sport kumwe kuva navuka nitwa Munyaneza Onesiforo bakunda kwita Koroneri ndi umufana wa Rayon Sport kuva navuka ariko nibwo bwa mbere mbonye perezida w'icyorezo uyoboye Rayon Sport kuko twebwe turatsindwa tukaburara tugatsindwa tukarara turira imishinga tugijeho twarayime amafaranga namushyize kuri iyi karita nzanyereza mwakumirwa none reba ahantu yarageje ikipe arimo aratubwira ngo dufite imishinga myiza kandi arashaka kutujyana mu cyiciro cya kabiri kimwe cya nyuma nta buyobozi bwa Sadata twari dugikeneye kubera ko umuntu urimo aravuga ngo twatanze ruswa mu basifuzi ngo dutanga ruswa hehe akavuga ngo abayobozi bayo ngo bakorana n'imitwe y'iterabwoba yo hanze iyo nguyu avugira Saidi urakoze cyane tuza turishimye reka tubashimire murakoze cyane Yes, hano reka tubibutse ko turi kuri stade Amahoro i Remera ni hano mu mujyi wa Kigali abantu ni benshi cyane barimo baragaragaza ibyishimo ku mutima wabo abenshi n'abamotari abandi ni benshi namwe murabibona cyane
baje hano ariko kubera iki uyu munsi baje hano mu by'ukuri ni inkuru ya Rayon Sport yakomeje kugenda ikomeza kuvugwa hano hanze aho Munyakazi Saidate na bagenzi be bamaze kweguzwa cyangwa se bamaze kuba bahagarikwa ku buyobozi bw'iyi kipe. Ni ibintu mu by'ukuri byakomeje kugenda bivugwa hano hanze ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi mwakomeje kugenda mubyumva. Murabona ko rero hano abamotari mu by'ukuri baje n'ibyishimo byinshi mu kiganiro tumaze kugirana, mwabonye ko bagiye batugaragariza mu by'ukuri ikintu cyabateye kuza hano. Ikipe ya Rayon Sport mu by'ukuri yakomeje kugenda igarukwaho hano mu Rwanda, ivugwaho ibibazo byinshi binyuranye, aho bamwe bavugaga yuko itagitsinda ukibaza impamvu iyo ariyo, ariko ubwo yenda ababishinzwe bakomeje kugenda babireba bakaba basanze ko mu by'ukuri byabaye ngombwa ko abari bayiyoboye uyu munsi baba bahagaritse imirimo yabo. Aha, ikipe ya Rayon Sport ariko mu by'ukuri yakomeje kugenda ivugwa ari nayo yahuruje aba bantu benshi cyane hano uyu munsi. Mu by'ukuri ni ikipe nyabaki. Iyi kipe ni ikipe yavukiye mu ntara y'amajyepfo hariya ahitwa i Nyanza. Iyi kipe mu by'ukuri ikaba nk'uko izina ribivuga, ikipe igizwe n'amazina afite ubusobanuro bubiri butandukanye. Rayon bivuga imirasire, Sport bivuga siporo, ni ukuvuga ikipe y'imirasire ya siporo hano mu Rwanda. Ikipe rero yagiye yegukana ibikombe binyuranye cyane yuko ifite n'ibigwi bitandukanye byinshi hano mu Rwanda. Ngewe rero wari ubakurikiraniye ibi bikorwa byari biri kubera hano kuri stade Amahoro i Remera, ni hano iruhande rwa stade Arena. Nitwa na Cretin Ntirushwa, ni Ibendera TV. Reka tugushimire cyane mukunzi wacu, wowe ukomeza kugenda ubana natwe, igitekerezo cyawe, inyunganizi byose turacyabitegereje kandi turakwizeye. Turabakunda cyane mwese, mugire amahoro n'ubuzima bwiza.